أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ناصر المظلومين حبيب المساكين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل إليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Shimoni kusifu imana Allah subhanahu wa ta'ala muhuri bishari sakare wasozereje rumwe n'abahanuzi umukunzi w'abemera umutakamizi kuba mwizera abe Muhammad ibn Abdullah ayimana bishakari sakare ku muryango we muzereje wejejwe bagaragu b'Imana n'ababuriya gutinya Imana no kuyigangukira kuko niyo nsinzi ikorera hano ku isi no ku munsi wa nyuma. Kutuba uyu munsi rero turaganira ku kintu kijyanye no gutabaza anubu. Mpamvu rero no kugira ngo tuganire gutabaza ni ukubera ko Abisilamu benshi bazi ko gutabaza no gutabaza gusa, ntabwo benshi bazi ibanga n'impamvu nyamukuru yo kugira ngo dutabaza. Ndagira ngo maze kugira ngo wese nimero yo gutabaza bitandukanye no kwisukura. Anubu no kwisukura biratandukanye, kubera ko ushobora kuba ufite isuku wiyuhagiye n'icyangwe n'isabuni ufite rwose isuku ihagije ariko ugasaba gutabaza. Ndashatse ko uyu munsi tuganira ibanga ryo gutabaza kugira ngo buri wese uri imbere ahe agaciro gushaka cyangwa gushaka anubu gutabaza. Gutabaza ntabwo ari umugenzi, ni itegeko ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye kandi yiduha ifite impamvu. Impamvu yo gutabaza ya mbere ni ukugira ngo twiyeze tugiye kujyana imbere y'umuremyi wacu. Urugero nabaha uwo wese yabwiha ugiye kujyana imbere y'umuyobozi ukomeye bakakubwira bati ejo ku isaha iyi uzabonana na nyakubahwa perezida. Ubigenza gute? Uriyuhagira, ukambara imyenda myiza, byashoboka ugatera imibavu ukagenda uri umuntu ukeye. Yewe nta nubwo byatuma ugatira n'umwenda niba udafite ikoti wenda waritira. None nibaze kujya guhura n'Imana subhanahu wa ta'ala, kujya imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Gutabaza rero ni ukwiyeza, ni ukwiyeza tugiye kujya imbere y'uwaduhanze y'uwaturemye. Ntabwo ari ibintu dukora by'urwibutso ngo tubikore nk'umugenzo, kuko uzasanga benshi barimo gutabaza bari no kubindi. Barimo gufata wudu araganira n'uriya, arafata wudu arahamagaza telefone hariya, arafata wudu ari no mu tundi tuntu. Ndagira ngo tuganire mu buryo bwo gufata wudu biri muri ibada. Niba ufashe amazi ugiye gutabaza umenye ko wamaze kwinjira muri ibada igiye kuguhuza n'umuremyi wawe, ugomba kwitondera, ugomba kwitwararika. Iyo aya y'Imana tuvuga ngo ya ayyuhalladhina amanu yabemeye idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, nimuhaguruka mugiye gusari muzakarabe mu maso yanyu. Kuki Imana itubwira gukaraba mu maso tugiye gusara? Mpamvu ya mbere nidusoma Qur'ani turabibona mu maaya menshi atandukanye. Iyo tutabaza nk'uko navuze ntabwo twiyegurutse, hari amagambo, hari ibada dukora twigishijwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twigishijwe n'abayimamu baziranenge. Aya magambo benshi nta nubwo benshi bayazi, benshi nta nubwo bayita ko
ko bazi ko gutawaza iyo wagize iniya uba ugiye gutawaza. Ariko reka mbwira umuntu ngo iyo ugiye gutawaza uba winjiye muri ibada yo kwiyegereza Imana. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaratubwiye ngo miftahu salat huwa al-wudu, urufunguzo rw'isala ni udhu, no gutawaza. None wafungura umuryango urufunguzo rucuritse, wafungura umuryango urufunguzo rurebesheje inyuma. Ni ngombwa kwitwarira ku rufunguzo ukarufata neza kugira ngo ushobore gufungura urufunguzo. Rero gufungurira isala zacu ni al-wudu. Iya al-wudu rero ni ikintu dukwiye kwitwararika no kwitondera kugira ngo dushobore kunoza ibikorwa byacu. Imana subhanahu wa ta'ala yatubwira ngo nimujya gusari, nimba mwahurutse mugiye gusari, muzajye mukaraba mu maso yanyu. Kuki dukaraba mu maso? Yese dukaraba mu maso turakaraba gusa, uko dukaraba twese turabizi. Ni uguhera aho umusatsi umerera ukamanukanyiriza ku kananwa, ku gutwi kw'iburyo n'ugutwi kw'ibumoso. Ariko ntabwo tubikora nk'umugenzo, kuko hari amagambo tuba turimo kuvuga twigishijwe n'abayimana bacu. Allahumma bayyid wajhi yawma tusawwidu wujuh wa la tusawwidu wajhi yawma tubayyidu wujuh. Mu Kinyarwanda rero ngo Mana turakwinjiza, turagusabye uzeze uburanga bwacu uzabukeshe umunsi uburanga bwa benshi buzabwije ku munsi w'imperuka. Imana ivuga muri Qur'ani aho itubwira ngo yawma tubyadu wujuh wa taswaddu wujuh فالذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كانوا تكفرون. وهذه اليابان bazagira uburanga bwejejwe, uburanga bukeye, n'abandi bazaba bafite uburanga bwijimye barakaye. Ya buri wese arabizi iyo bagize ikintu kikurakaza, iyo utishimye, niyo umuntu akurengera byibwira. Uburanga abantu dukunda isura tukareba nabi. Reba kureba nabi umuntu yagututse, kureba nabi umuntu yakugiriye ikosa, none yibaze kuzareba ibihano. Nibyo tugiye guhura n'imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala, tuzazinga uburanga, tuzijima mu buranga mu buryo buteye ubwoba. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo hari umunsi abantu bamwe uburanga bwabo buzaba bukeye, n'abandi uburanga bwabo buzaba bugeze gute, buzaba bwishimye. Abo buzaba bwishimye ni abagize bate? Akfartum ba'da imanikum, ni babandi bahakanye nyuma y'uko bagira ukwemera cyangwa se bagerwaho n'inkuru nziza, bagerwaho n'Islam. Imana ivuga ngo fadhuqul adaba bima kanu takfurun. Imana izababwira ngo nimusogongere kuri bya bikorwa byanyu mwikoreye mwebwe ubwanyu. None Imana ikorera kutubwira ngo mu yindi aya navuze ngo iyo dutawaza turavuga tuti Imana yacu eza uburanga bwacu. Allahumma bayyid wajhi, Mana yacu eza uburanga bwacu. Wala tusawwidu wajhi, ntuzigere kwishimisha ngo uzishime mu gihe ubw'abandi buzaba bukeye. Imana iratubwira ngo amma alladhina biyadatu wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Babandi bazagira uburanga bukeye, bazagira uburanga busa neza, bufite ibyishimo, bamwenyura, baseka, ni babandi bazaba bari mu nema z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Aya magambo niyo tuvuga turimo gutawaza mu maso. Ndagira ngo usubire mu nyumve neza. Ubu muri Islam wese yabyitwararitse, ntabwo wabona umwanya wo guhamagaza telefone urimo gutawaza, ntabwo wabona umwanya wo kurangira umuntu urufunguzo urimo gutawaza wabigize ibada. Niba wafashe amazi ugasoma iduha yo gufata amazi, alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ma'a tahura wa lam yaj'alhu najas. Mana nagushimira ko wagize amazi gisukura ntuyagire igihumanya, ukongera uti Allahumma ja'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min al-ibadin as-salihin. Aya magambo yavuze ufasha amazi wabura umwanya wo kuganira n'umuntu, ntawe wabona. Uri gukaraba mu maso ukamubwira idu, wabura umwanya wo kuganira n'umuntu, ntawe wabona. Nanone Imana subhanahu wa ta'ala itubwira andi magambo iyo turimo gutawaza ku maboko. Akaboko kumwe turavuga tuti Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasabuni hisaban yasira. Mana turakwinginze uzaguha igitabo cyacu mu kaboko k'ibumoso kandi ibarura ryacu uzaryoroshye. Niko umuntu utawaza barimo kuvuga. Abo utawaza yicecekeye
ibyo ngibyo sinababona ifangwa, ariko dusomye n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabidushishikarije. Niba tutawaza ayo magambo tuyavuge, si wowe wenyine n'abayimamu baziranenge bacu bagushishikarije ko niba turimo tutawaza tugomba kuvuga aya magambo, tugomba kuvuga aya magambo. Uretse nibaze ngo niba uri buyavuga urabona umwanya ngiye wo kuganira ibindi. Allahumma a'tini kitabi biyamin, maana nakujuza igitabo cyanjye ukabona k'iburyo, wa hasabuni hisaba yasira, kandi barurajyanye uzanyoroshye. Imana itubwira muri Qur'an, itubwira ngo fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu iqra'u kitabiya, babandi bazahabwa igitabo cyabo mu kaboko k'iburyo bazishima bitere hejuru, babone ko bafite igitabo cyiza ku buryo bazabwira buri muntu wese ngo iqra'u kitabiya, fata igitabo cyanjye nawe usomere. Nuhabwa igitabo cyawe mu kaboko k'iburyo uzavuga uti nawe kikiri igitabo cyanjye nawe usome urebe. Murabona ko abantu babiri baratandukanye. Wa wundi uburanga bwe bwijimye yamaze kurakara yakambira agahanga, wa wundi wahawe igitabo mu kaboko k'iburyo yishimye aritera hejuru arabwira buri wese ngo some igitabo cyanjye. Twatawaza akaboko k'ibumoso tukavuga tuti Allahumma la tutini kitabi bishibali au wara'a dhahri, maana turakwinginze ntuzigere uduha igitabo cyacu mu kaboko k'ibumoso cyangwa ngo kiduhereye mu migongo yacu. Aya niyo magambo tuvuga turimo dutawaza. Akaboko kawe k'iburyo ufite ibyo uvuga, ak'ibumoso ufite ibyo uvuga. Imana subhanahu wa ta'ala atubwira ngo babandi bazahabwa igitabo mu kaboko k'ibumoso bazagira agahinda, bazababara, bazavuga bati iyi Imana itaza kwirirwa iduha kino gitabo cyacu ikakihorera. Muri suratul Haqa bazabona igitabo cyabo bavuga bati Imana ikiduhereye muzi impamvu, kuko ntacyo bari gusangemo, nta kintu kirimo, kukibaha no kutikibaha nta kintu bamariye. Niyo mpamvu bazavuga bati Mana nyagasani iki gitabo kiduhereye iki, ko nta kintu kitumariye, nta kintu kiri kudufasha. Bazahabwa igitabo mu kaboko k'ibumoso. Rero dutawaza tuba twinginga Imana subhanahu wa ta'ala kugira ngo izatugirire ibambe, izatugirire impuhwe, Yesu uburanga bwacu, iduhe ibitabo byacu mu kaboko k'iburyo, ntizabideye mu kaboko k'ibumoso. Twagera tukageraho guhanagura ku mutwe tukavuga tuti Allahumma ashini birahmatika wa barakatika. Hano abayimamu baziranenge batubwiyemo amagambo akomeye. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tubwiramo amagambo akomeye muri riwayati nyinshi zitandukanye. Mwanya n'umuco ntabwo twazinjira. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iratubwira ngo ku munsi w'imperuka izuba tubona n'ibirometero amamiliyoni n'amamiliyoni ririmo rizamanurwa rishyirwe hejuru y'imitwe yacu, hafi y'imitwe yacu izuba. Aya mazi mubona asigara ku biganza uhanaguza mu gihoyoro, n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko ari amazi ushyira ku mutwe ibitoye ntanga, ariko ku munsi w'imperuka uzaba umeze nkaho uri munsi y'ikivu, munsi y'ikivu. Abandi ubwonko butogota ngo itaka mureba, isi mureba duhagararaho ngo izaba itukura nka cya cyuma bashyize mu itanura kirimo gitukura cyane. Abantu bahagaze ku butaka bumeze gutyo, bahagaze ku butaka bumeze gutyo, nta kindi kizakurengera ni ya mazi make twatuzo hanaguze mu gihorihori. Wowe uzaba uhagaze mu mahumbezi, uhagaze ahantu utuje wumva nta kibazo ufite, mu gihe abandi ubwonko bwabo burimo gutogota nk'ibitoki cyangwa inkono bashyize ku ziko irimo gutogota. Niyo tuba tuti Allahumma ashini birahmatika wa barakatika, Mana turakwinginze uzatworohereze iki rya zuba rizaba rihagaze mu mutwe. Ntabwo nigeze niga geography, ababyize barabizi, ariko batubwira ko izuba riri mu birometero amamiliyoni n'amamiliyoni ari hejuru. Ngo umurasire w'izuba uva ku zuba wihuta cyane kurenza umurabyo ukatugeraho mu minota 8. Mwumva abantu kuraheza. None Imana irimanure rya zuba ridutwika, rya zuba duhunga tujya munsi y'igiti, irimanure irishyire hejuru y'imitwe yacu, nta giti na kimwe kizaba gihari.
mujya musoma Qur'an, al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'urni al-manfush. Nta musozi uzaba uhari, nta giti kizaba gihari, nta nzu izaba ihari, nta no kwikinga izuba hazaba hari. Ni izuba nawe, izuba nawe, izuba riri hejuru y'umutwe wacu wo kuri iyi purafu, umutwe wacu wo kuri iyi purafu uzarikizwa nani? Uzarikizwa na ya mazi wakize mu gahanga cyangwa mu mutwe uvuga Allahumma mashini birahmatika wa barakati. Uwo muntu uzaba warakoze ibyo ngibyo azagira gute? Azaba ahagaze mu mahumbezi, ahagaze hazaba hatuje, hazaba hakonje, mu gihe abandi bahagaze hejuru y'umuriro. Niyo mpamvu tubwirwa ngo hamwe ko mwese mubizi riwaya murabizi, ikintu cya mbere Imana izabara ku munsi w'imperuka y'iki? Ni iswara. Niramuka yuzuye n'ibindi bikorwa bizuzura. Noneho ihita utekereza ku muntu udasara, wa muntu usara rimwe na rimwe. Reka mboneze sinagereye kuvuga ibyo ngibyo, ndashaka mbabwire ko akamaro ko gutawaza. Nufata amazi ugiye gutawaza ugakora ngiye muri ibada, aya magana niba utayazi yige, ariko umenye ko winjiye muri ibada. Nufatawaza uri muganira, nufatawaza uri mukina, saba Imana subhanahu wa ta'ala ibindi bizabikugira gute, bizabigufashe. Patugere ku birenge. Iyo tutawaza duhanagura ku birenge ikirenge cy'iki cy'iburyo. Allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Ayivuga mu ncamake bayizi ku burebure, mwihangane mutababuye wa musaza y'ikirenge. Ndabizi ko ari ndende, ayivuga mu ncamake. Allahumma thabbit qadami ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Musike bisobanura mu Kinyarwanda, Mana yacu uzakomeza ibirenge byacu ubwo tuzaba turi ku nzira ya sirata, mu gihe ibirenge byacu bizarimo kugira gute? Bizarimo guhinda umushyitsi. Ni idusaba Imana, wowe utawaza utavuga, witawariza uhanagura, rimwe na rimwe utazi n'ibyo urimo gukora numva atari ikibazo. Thabbit qadami ala sirati, Mana yacu turagusabye komeza ibirenge byacu kuri sirati. Sirati mwese murayizi, turabwirwa ngo imiliyoni Jahannama, Hutama, n'izindi imiriro muzi sirati mukuniteye na n'inzira ingana n'urudodo rutari rwa rundi tudodesha imyenda, ubugi bw'urwego ariko bakunda kubuswara. Ni inzira ntoya cyane, wowe uhagaze imbere yanjye nawe wadushyiraho umugozi hano hejuru ngo tuwugende hejuru, wawugenda hejuru, wa mugozi baziritse mu nyabutatu cyangwa inyabune. Nibashaka bahunganishe na santimetero 30, bashyira umugozi hano hejuru ngo wambuka, abantu bashaho bakazi kuwundi imbere, ntabwo wabishobora. Noneho ariko bakuraho uwo mugozi bashyiraho inzira ingana n'ubugi bw'urwembe ngo abe ariko njyewe nawe tugiye kunyuraho. Muzi mukuru iyo nzira sirata ngo Jahannama imiriro yose izagira munsi, icyobo cy'umuriro kibazaba kiri munsi. Uzajya muri Jahannama azagera hejuru anyereramo, uzajya muri Hutama azagera hejuru anyereramo, gutyo gutyo. Umuntu uzinjira muri Aljanna n'uzanyira kuri ya sirata. Allahumma thabbit qadami ala sirati, Mana turakwinginze yawma tazillu fihi al-aqdam, tuzanyura kuri sirati dukomeye, mu gihe ibirenge bya benshi birimo bihinda umushyitsi, barimo banyerera kubera ubwoba. Twebwe uzakomeza iki? Uzakomeza ibirenge byawe, uzanyuraho tudasari, uzanyuraho tutaretse kubwira Imana ngo Mana komeza ibirenge byanjye. Navuze ngo tujye kuri sirati, tujye ku nzira isanzwe, wowe nanjye badushyiraho umugozi. Nibashaka bakuruka bashyiraho ikiziriko, nibashyiraho urubaho rufite santimetero 50 cyangwa urubaho rufite metero, ngo njyewe nawe turwambukeho tugere i Nyamirambo. Hari abantu bagera ku kiraro kiriho ibiti bagahinda umushyitsi, akagenda bamufasha. Noneho aho ngaho munsi y'ikiraro harimo amazi, niyikubitamo aravunika, niyikubitamo nta kibazo. Noneho hejuru y'urudodo, hejuru y'ubugi bw'urwembe, munsi harimo umuriro ugurumana. Mana tuvuga ngo yakulu Jahannama hal imtala'at fa'al min mazid, ngo kuri uwo munsi Imana izabaza umuriro wese wa muriro, yewe Jahannama, igihe abantu bakugiriyemo ntabwo uruzura, ngo uvuge ngo fa'al min mazid. Mana yegasana abantu basigaye muzanire, hari abasigaye ubona wanzanire, ntabwo uzigera wuzura, ntabwo uzigera uhaha. Hazavamo bande babandi b'ingozi z'ibi. Rero tutawaza tubwira Imana tuti thabbit qadami ala sirati
komeza ibirenge byacu ku nzira ya sirati yawma tazillu fihi al-aqdam, mu gihe ibirenge byandenshi bizabigize gute, bizabirwa guhinda umushyitsi binyere. Nashatse kugira ngo wenda mbibutsa ko ngako buri wese uri imbere azirikane ko nimba agiye gutawaza yinjiye muri Imana. Iyi dua niba utayizi igihe bige, ntabwo ari amagambo yanjye, niko abayimana batwigisha. Batubwira ko buri gihe rwose ugiye gutawaza hari dua yabo, hari amagambo yabo, witawaza bisanzwe, witawaza gusa urakibiri wawe ntacyo bigutwaye, ariko se ubikoze byagutwara. Allahumma barik wajhi wa la tusawwid wujuh, bigutwaye uvuze amagambo no gutawaza, ugasaba Imana ko Imana subhanahu wa ta'ala ikunda umugaragu w'Isa. Wewe kuki watawaza kiholela, nitawaza gusukara ku birenge kugira iby'umupira, ukarabe kukunda ukaraba amaboko kugira iby'umupira, anabwo umutwe wibariza ibya hariya, ukarabe amaboko n'ukutimeze iyo telefone yanjye, wakwihanga n'ikuri kumaze gutawaza. Eshatse rero twibukiranye tumenye ko gutawaza ari ibada. Niba ugiye gutawaza fata amazi, ariko umenye ko hari ibisabwa. Iyo tumaze gutawaza tuvuga mu kirere, turavuga ngo iki yari magambo, dusaba Imana subhanahu wa ta'ala ko yakira iki, yakira gutawaza kwacu. Nuko tutangira twavuga tuti Mana yagasane turagusabye, Allahumma ja'alni min at-tawabina, dushimire abandi bicuza, waj'alni min al-mutatahhirina, dushimire abandi beza, waj'alni min ibadika salihina, dushimire umugaragu bawe beza. Rero magambo turi mu tutangira gutawaza. Mu gihe basune bari mu kera kurabizi ngo bayavuga basoje iki, basoje gutawaza. Ubu rero Imana yiduhaye udutinga gukaraba mu maso ifite impamvu, tugomba gukaraba kandi kurya nabi mu bose ifite impamvu, tugomba guhanagura ku mutwe ifite impamvu, tugomba guhanagura ku birenge ifite impamvu. Niyo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Imam badusobanuriye ko impamvu niyo nuko tutawaza turi mu idua, kuko nicyo gikorwa tugiye gukora kiri buduhuze n'Imana umuremyi wacu. Isoze babwira ngo twese tuzi ko idafite wuzu bwagera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buri wese yaroho mwaka nagiye gukora ubibaza ngo ese iki kintu nsabwa n'Imana gukora, hagisabwa n'intumwa y'Imana gukora, kugira ngo ngere imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala inyishimiye namaze kwiyeza, ni ikintu cyo gufata binenerwa ku mbere wawe, ni ikintu uzafata uko ushaka, ni ikintu uzakora uko ubonye. Oya, ni ikintu uzakora ukagiha agaciro, ukamenya ko ni igikorwa ugiye gukora kigiye kukugeza imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Soza kutuba yari yakujya kwibutsa ngo utunguwe n'umuyobozi mukuru, perezida wa repubulika ngo uzaze ndagushaka kusahini, wabigenza gute? Wakaraba icyangwe, ushaka agasabuni gahumura, ukagakaraba, yewe byaba ngombwa ati ikoti niba utarifite, yewe waba ufite ubushobozi ukajya kurigura, cyangwa ukagura umwenda wawe mwiza ujya kubonana na perezida, ukitera amarafu, ukitera amarashi, ukajya kwande kubonana n'umuyobozi. None ibibazo ugiye kubonana n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi wawe, ugomba kugira ibibazo. Iyo rero tuyiha agaciro, tuyizirikane, kuko niyo nzira yonyine ituma duhura n'umuremyi wacu ari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani niwe muyoboro, nicyo kibari Imana yaduhaye kugira ngo dushobore guhura nayo kandi twishimiye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun al-qani'un. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imana kugira kabisa ngo ishimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'umuryango we muziranenge, agara Imana kugira kubabura gutinya Imana no kuyigangukira, kuko n'insinzi ko bihano kwisi no ku munsi wa nyuma.
kandi tumenye ko icyo tuzajyana imbere y'Imana ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari amazu, tuzajyanayo iki? Tuzajyanayo ibikorwa. Bya bikorwa byacu nta n'ikindi kibibanziriza, nta n'ikindi kiri ku isonga ryabyo uretse isala. Nyuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvuga ngo al-farqu bayna al-mu'min wal-kafir as-salat. Nta kindi gitandukanye umusilamu n'umukafiri uretse isala. Nicyo cyonyine nta kindi. Umuntu usari atandukanye n'umukafiri, udasari atandukanye n'umukafiri. Hano murareba ayo bari hano imbere, turasabwa kujya kwita ku masengeri kugira ngo tuvuge ngo wasalatu nusta. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katubwira ko mu bintu Imana izabona mbere y'ibindi byose ni isala. Ariko ntabwo ari isala ikozwe ukuri, isala ikozwe neza. Yatangiranye ubundi nzima kinjira mu isala, koko isala yakanze. Soza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo hari abantu bajya gusara, hari abantu bajya gusara kuko bagasara, ariko isala zabo bakazibatera mu bitugu barimo basohoka mu musigiti. Niba abandi batujije ubuze yabo n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Dusabire Imana subhanahu wa ta'ala isala zacu zijye zuzura, kandi ntabwo kuyisaba gusa, tunagenzure turebe, duhere muri ubu dukora, turebe ko tuyikora neza, turebe mu isala dukora, turebe ko tuyikora neza, kuko inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Umusala urimo gusari ukabona ukiri ingozi y'ibintu bya bintu bya kabari gusa uzakontorora isala yawe. Waba uri muri babandi basohoka bakayiterwa mu bitugu byabo bamaze gusohoka. Isala rero tuyiteho, ariko tumenye ko tugomba guhera kuki? Tugomba guhera kuri al-wudu. Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye itegeko muri Qur'ani yubayibanza kuryubahiriza bagize iti ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yemwe muslimu Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'umugisha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatubu man salla alayhi salatan wahida sallallahu biha 10. Uyisabye ku Mana ishimwe gusa, Imana imwiza wabuzirenze ishico. Iyi salawatu ala nabi tugura Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ithawabu ibihero birenze 10 twamaze kubibona. Anwari Muhammad wajatubu la tusalli alayhi salatan batra'i, nimuzigire musabira n'icike mujye muvuga muti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mana cyomoro yisha Muhammad n'umuryango wa Muhammad. Kandi iyo tubikoze ntabwo duhomba, kubera ko byagaruka tubona istawa. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على الأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.